Muraho neza nanone ni ikaze kandi ni karibu kuri YouTube channel Dr. Gasangwa Patrick. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ikunze kwibazwa n'abantu benshi ariko bakabura igisubizo. Ese tugiye kuganira uyu munsi ku ese ibisanza cyangwa ibyo bita mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza lokia bihagarara ryari nyuma yo kubyara. Nimba warigeze ubyara wabonye ibisanza akaba ari ya masekeresiyo yava mu gitsina cy'umugore umaze iminsi abyaye biba bimeze nk'amaraso, ariko uko iminsi ishira bigenda bihindura ibara, bityo buri wese akibaza ese bizahagarara ryari, ese ni ryari biteza ikibazo ku buryo wakwihutira kujya kwa muganga. Rero impamvu nateguye ino video nabonye ababyeyi benshi bambaza iki kibazo, haravuga bati ibi bisanza byanjye bimaze ibyumweru bibiri ariko biracyariho, undi ati njye byarenze amezi abiri kandi biracyariho, none se biba bisanzwe cyangwa ni ikibazo? Reka rero twicare tuganire ku bisanza neza kuva kuri A kugeza kuri Z, kugira ngo umubyeyi wese uzabyara cyangwa se wabyaye azaba azi icyo ibisanza ari cyo, kandi niba hari ikidasanzwe amenye igihe agomba gushaka ubufasha kwa muganga bwihuse, bityo agafashwa ndetse ukamenya n'igihe ibisanza bigendera mu rwego rw'imyiteguro. By'umwihariko icyo musaba ni ugukanda subscribe niba utarabikora kuri YouTube channel Dr. Gasangwa Patrick, kugira ngo ukomeze kuzajya ubona video zitandukanye tuzakomeza kujya tugezaho ku gihe nta nimwe igucitse. Ni byiza gusangiza zino video abandi babyeyi kugira ngo nabo bagire ubumenyi, kuko ubumenyi ni ingenzi ku bisanza. Ese ibisanza ni iki? Ibisanza cyangwa lokia ni amaraso cyangwa se mucus ni nk'ururenda n'utundi dusigara mu nda nyuma yo kubyara. Biba ari nk'uburyo nyababyeyi isukura ibyari biyirimo nyuma yo gusama. Ni ukuvuga ngo nyuma yo gusama cyangwa se nyuma yo kubyara hari ibiba byasigaye muri nyababyeyi, ibibumbe by'amaraso, ibibumbe bito byo kuri ngobyi y'umwana, byose bigenda bisohoka ari byo twita ibisanza. Rero umubiri w'umugore nyuma yo kubyara uba ushaka kugaruka uko wari umeze mbere. Iyo rero ingobyi y'umwana ivuyemo hasigara ahantu h'inkovu mu nda aho yari ifashe kuri nyababyeyi, umubiri rero usohora amaraso, imyanda n'ibindi byose bisigaye byose. Ariko kandi ibisanza ntibigomba kwitiranwa no kuva cyangwa hemorrhage cyangwa se ama infection. Ibisanza biba bifite uko bigenda bihinduka kuva ku ibara, ubwinshi kugeza ku buryo bihagarara. Ibisanza birimo ibyiciro bitatu. Hari ibyiciro bitatu by'ingenzi by'ibisanza bishobora gufasha umubyeyi kumenya aho ageze. Ibisanza bya mbere tubyita lokia rubra. Ni ukuvuga ngo biza hagati y'uyu munsi wa mbere nyuma yo kubyara kugera ku munsi wa 4. Aba ari amaraso menshi cyane asa n'amaraso y'ukwezi y'imihango, ariko akenshi aba menshi kurusha. Akenshi asohokana na korotsi ubwo ni nk'ibibumbe by'amaraso bitoya. Ni ibisanzwe kuko ni ibya mbere umubiri usohora, ni ukuvuga ngo nyuma yo kubyara gato. Ubwoko bwa kabiri bw'ibisanza ni lokia serosa. Biva ku munsi wa 4 kugera ku munsi wa 10. Amaraso agabanuka akamera, agira ibara rya pink ni nk'umutuku twavuga wijimye cyangwa se brownish. Ni nkaho nyababyeyi yitangiye gufunga ku nkondo y'umura. Bimara iminsi 4 kugera ku 10. Akaba na lokia aruba kuva ku munsi wa 10 kugeza ku byumweru 4 cyangwa 6. Ibara rigenda riba umweru cyangwa se umuhondo woroshye, ntibiba bikira amaraso menshi, ahubwo biba ari nk'ururenda cyangwa mucus. Umubyeyi rero ashobora kuba yakwibaza ati ese iyo bigeze aha ibintu biba birangiye? Oya, dufite ikindi gice, reka dukomeze turebe. Ese ibisanza bihagarara ryari? Iki ni ikibazo buri wese yibaza. Mu buryo busanzwe ibisanza bihagarara hagati y'ibyumweru 4 kugera kuri 6 nyuma yo kubyara, ariko hari bamwe bigera ku byumweru 8, ariko ntibisanzwe kurenza icyo gihe. Bivuze ko ibisanza byawe birengeje ibyumweru 8 bikiza, yaba ari secretion zidasanzwe iva mu gitsina, ukwiye kwivuza. Ibi biterwa n'ibintu byinshi ku bigiye bitandukanye, uko umwana yavutse, nimba umwana yavutse neza cyangwa se wakoreye cesarienne, konsa kuko iyo umubyeyi arimo konsa umusemburo wa oxytocin ufasha nyababyeyi kugabanuka, bigatuma ibisanza bihagarara vuba. Imiterere y'umubyeyi ubwe, uko nyababyeyi isubira mu mwanya wayo, nabyo ni ingenzi. Ibimenyetso rero bikwiye gutera impungenge ku bisanza. Nubwo ibisanza ari ibintu bisanzwe, ariko hari aho bigera bikaba ikimenyetso cy'uburwayi. Haje amaraso menshi cyane atarimo kugabanuka, ahubwo agenda yiyongera, ufite impumuro mbi iva mu gitsina, ishobora kuba ari ikibazo cya infection. Umuriro mwinshi, kumva unaniwe cyane cyangwa se kubabara mu nda. Ikindi ibisanzwe bikomeza kurenza ibyumweru 8 nabyo ari ikibazo. Iyo rero ibi bibaye ntabwo ari ibisanzwe, uwo mubyeyi agomba kwihutira kujya kwa muganga. Uko umubyeyi yakwifata neza, ukwiye nimba ufite ibisanzwe ukwiye gukoresha pads, wakoresha nyuma nyine yo kubyara, ntukoreshe tampo kuko zishobora kuzana infection. Guhindura za pads ukoresha kenshi
ikindi ukwiye kwita ku isuku y'imyanya ndangagitsina yawe, ikindi ukwiye kurya indyo yuzuye, kunywa amazi ahagije, ikindi ukwiye guhagarika imibonano mpuzabitsina kugeza ibisanza bihagaritse, ikindi ukwiye kunywa imiti wahawe na muganga neza ndetse no konsa neza bifasha nyababyeyi kwisubiranya vuba. Niyo mpamvu konsa ari ingenzi ku mudamu wese wabyaye. Ibibazo rero bikunze kwibazwa ku bisanza, hari abibaza ati ese ibisanza bishobora guhagarara bigasubira inyuma? Yego, rimwe na rimwe nyuma y'ibyumweru 2 cyangwa 3 birahagarara, ariko ntibigomba kuba byinshi cyane. Ahandi baribaza ati ese ibibumbe binini ni ibisanzwe? Niba ari binini cyane kandi bikagaruka kenshi si ibisanzwe. Ikindi se ku babyeyi babyaye kuri cesarienne ho bimeze bite? Biba bike kurusha ababyeyi mu nzira isanzwe, ariko ntibivuze ko bitabaho. Ese uburyo bwo kuboneza urubyaro burafasha cyangwa bibangamira ibisanzwe? Ibyo biterwa n'uburyo bw'ibise, ariko akenshi ntibigira uruhare rukomeye mu kugabanya ibisanzwe. Kuboneza urubyaro akenshi ntabwo bihindura ku bisanzwe. Nasoza mvuga ngo ibisanzwe ni ibintu bisanzwe ku mugore wabyaye, bisanzwe bihagarara mu byumweru 4 kugera kuri 6, nubwo bishobora kugera ku byumweru 8 ku bantu bake. Icy'ingenzi ukwiye kumenya ni uko bigenda bigabanuka uko igihe gishira, ariko niba bibaye byinshi cyane bikagira impumuro mbi, bigatuma ufata umuriro cyangwa se ugira umuriro, cyangwa se bigasubira inyuma bikaba byinshi kurusha mbere, icyo gihe ugomba kujya kwa muganga. Ndabasaba kandi gukomeza gukurikirana YouTube channel ya Dr. Gasangwa Patrick, niba utarakanda subscribe yakande, kwibutsa ko ino video idasimbura ubuvuzi, ahubwo ikigamije no kwigisha kugira ngo tugize ubumenyi, ugize ikibazo jya kwa muganga. Muraho neza nanone